Shalom mushuti bakunzi ba Hoziyana TV aho muherereye hirya no hino, twongeye kubasuhuza tubifuriza kugira amahoro y'Imana. Nkuko rero mumaje kugenda mubimenyera, turabakeneye kandi namwe muradukeneye, buri wese akeneye mugenzi we kugira ngo tubashe kugera ku iterambere rirambye. Kuri uyu munsi rero Hoziyana TV tubafitiye amakuru agiye atandukanye kandi meza, twizera neza ko mwari dutegereje turi benshi. Twisegura ku bantu bamaze iminsi mutabona ibiganiro byacu, hari hamaze iminsi hari ikibazo turimo turatunganya kuri tekinike, ariko kuri ubu bikaba byamaze gukemuka. Reka rero twifurize abakunzi ba Hoziyana TV, niba utarakora subscribe kuyo ari wo mwanya wawe kugira ngo ube wakora subscribe. Reka rero amakuru yacu dufite kuri uyu munsi tuyatangirire hano mu gihugu cya Mozambique. Hano Mozambique ngo ntabwo bisanzwe. Kuri ubu ngubu hari igikorwa cyiza gikomeye, igikorwa mbibutse ko iki gikorwa hari igikorwa cyatonereje tukimara kucyumva twebwe nk'abanyamakuru ba Hoziyana TV. Aya makuru rero ni ayahe? Ngo urubyiruko rwose rw'abakristo rugizwe n'abarundi ndetse n'abanyarwanda ba Mozambique ngo bateguriwe igitaramo cyo kuzihuriza hamwe kidafite idini iryo ari ryo ryose gishingiyeho, ahubwo hagamijwe gushima Imana. Ni igitaramo rero cyahawe intego igira ngo ibyishimo n'amashimwe, naho urubyiruko rugizwe n'abasore n'inkumi ndetse ruhuriwemo n'abanyarwanda n'abarundi ndetse n'abaportugal. Birumvikana aha rero ni kumwe tuba tuvuga ngo apaje do sonyora tugera duti obrigado gloria a Deus. Haba rero nanjye nyine ndabashuhuje bakunzi ba cyangwa se bakunzi ba Hoziyana TV mudukurikira mutuye muri Mozambique. Iki gikorwa rero ngo kikaba kishingiye ku ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi y'ijana na 136 kuva ku murongo wa mbere, rivuga ngo nimushime Uhoraho kuko agira neza. Iki gikorwa rero ngo kikaba ari igikorwa giteye amatsiko kandi gishimishije cyane, ko ngo ari ubwa mbere iki gikorwa kizaba kibaye, ariko bakaba bateganya ko ari igikorwa kizajya kiba wenda ngarukamwaka. nk'uko muza kubibona nyine kuri iyi afishe cyangwa se kuri iyi posta, bagaragaje ko ari igice cya mbere. Ubwo twavuganaga rero n'umwe mu bayobozi bategura kino gikorwa cyangwa se bari kugikurikirana hafi, Guy, yagize ati insiguro tumaze kwiheza cyangwa se kureba ubuzima bwacu aho twavuye n'aho tugeze kuri ubu, iterambere tumaze gushika, ko twatahuye ko byose ari ubuntu twagiriwe n'Imana kubitangaza idukorera. Nicyo gituma twateguye igiterane tugiha intego yitwa ibyishimo n'amashimwe 2019, kizoba kugira abantu bafata akanya ko gushima Imana, bongere bakoreshe ubundi buhinga buhambaye bwo kuramya Imana. Bibutse rero ko iki gikorwa ari igikorwa cyateguwe n'urubyiruko rw'abakristo ba Mozambique. Iki gikorwa rero nk'uko mugenda mubyumva, uru rubyiruko turarushimira cyane ku cyiyumviro cyiza bagize, kuko ngo iki gikorwa ari igikorwa cyo kuzarangiza umwaka bari mu munezero, bari mu byishimo, aho bazaba bashimira Imana yabarindiye mu gihugu cya Mozambique, kandi nk'uko byavuzwe haruguru ikabaha kugera ku iterambere bagiye babasha kugeraho. Mbibutse rero wenda ko badashoboye
bashobora gukurikiranira hafi amakuru. Urubyiruko rwa Mozambique rugizwe n'abanyarwanda ndetse n'abarundi bagiye bagira ibikorwa byinshi byo kwiteza imbere, ubucuruzi, kwiga ndetse n'ibindi, ku buryo benshi muri uru rubyiruko bamaze kurangiza amashuri yabo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Aha rero ibi ntibibabuza kwishyira hamwe bagakora ibiterane, bagakora amakonseri, aho rwose tugenda dutangazwa no kubona impano zitandukanye zigenda zibyuka muri uru rubyiruko. Abavugabutumwa, aha twavuga nka Evangeliste Paisible, turabashuje cyane, ndetse n'abahanzi bamaze kugenda bubaka izina hano muri iki gihugu cya Maputo, nka twavuga nka Bizimana uherutse gukora igitaramo kiryoshye cyane. Iki gitaramo nacyo wenda tuzakigarukaho mu minsi iri imbere, ariko kuri uyu munsi reka tuvuge kuri iki gitaramo cyateguwe kizahuza urubyiruko rwose rwa Mozambique, abatuye mu mijyi itandukanye, yaba mu mujyi wa Maputo ndetse Itete n'ahandi. Aba bose ngo bazahura ku itariki 22 z'uku kwezi tugiye kwinjiramo kwa Desambre 2019. Iki gikorwa rero mbibukije ko kizaba ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12, ni ukuvuga ngo ni ukwezi gutaha, kikaba kizatangira isaha ya 10:00. Ni igikorwa mwumva ko rwose kizaba ari igikorwa gishimishije, kizajya gitangira isaha ya 10:00 hanyuma kirangize isaha ya 2:00 z'umugoroba. Iki gikorwa rero ngo kizaberaho nk'abantu mwe, ibi nabyo birakomeye rwose kubisoma, ariko ikigaragara nuko ngo ikibanza ari IMEAC, mana yanjye, Iglesia Missionaria Evangelical por Amor a Cristo. Murabyumva ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe, ni igiportugali nyine, Iglesia Missionaria Evangelica por Amor a Cristo. Ni ibintu bijya gusa n'ibyo ngibyo, murabyumva namwe nyine ko ntabwo biba byoroshye. So hanyuma rero wenda kugira ngo muzabashe kugira uburyo bwo kumenya ibirenzeho ibyo ngibyo, nuko muza kugenda mubibona hano kuri iyi afishe. Ubu ushobora kubahamagara kuri 07 08 7 957 08 7 957 Reka rero tubashimire, tubibutsa kutazabura muri iki gitaramo, kandi tubashishikariza gukomeza gukora subscribe kuri Hoziyana TV. Bye bye.